kuko nk'ubu itangazo M23 yatanze yahaye leta amasaha 72 ko baya bazarendo interahamwe bose ziriya ntwaro bazivana muri Goma. Ariko se ngana abanyamakuru nawe kubizi kumva umutwe w'inyeshyamba utreninga polisi umwaka wose, polisi ikabitangiye akazi, bakaba bashyizeho abayobozi bose mu nzego zo hasi n'izo hejuru, uri kumva zikiri inyeshyamba. Abantu gupfa baranga bakiyongera, ariko byabaye ngombwa yatanze imodoka zo gucyura impunzi. Yo komeza gupfira umwungu imodoka ya dizere zatamu zigomba kuyazisohorera abazamuka za Kibumba, imodoka buriho yagiye igereka ahantu nyine aho yagiye ivuga ngo ugomba guhagarara ahantu iyobora, ahantu batanga ibibazo. Bamwe baburiye amamodoka bagiye basubiyeyo, abandi leta ikababuza. Ese nabo bakanga, ni ibintu byakavuye bigihari n'ubu baracyari akavuye. ubwo nuvuga ngo M23 yafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ivana abantu aho ngaho imugunga ibajyana ahandi. Gucyura impunzi bari gusubira mu byabo ngo basubiraho yagaruje nta kibazo rwose. Ubwo rero imodoka zirazitanze ziri kubacyura kuveyo. Iri kubizeza ko hari umutekano, kuko urumva baje mu bunga n'ubundi bahunze ibibazo bishingiye ku mutekano, ubwicanyi bwabakorerwaga. Irabizeza umutekano, nyamara ari ibibazo bahunze n'ubundi ntibigihari. Babwira ko umutekano byanze bikunze ko hari, nta n'ikibazo bazongera kugera kandi hari. Ubwo rero niyo mpamvu yohereje amamodoka yo kubacyura rwose. Ubu hari imodoka za M23 ziri kubacyura. Hanyuma rero ubu byifashe bite muri icyo gikorwa? Ese leta iri kubitambika cyangwa se biri gukorwa bite kugira ngo, urumva ntabwo kugira ngo M23 ifate icyemezo cyo gucyura abantu ntabwo ari ikintu bavuga ko cyoroshye nk'umutwe witwaje intwaro bariko tuvuga, biri kugenda bite icyo gikorwa muri make? Ubundi urebye leta nyine igomba kubyanga kumva inyeshyamba arizo zicyura impunzi, urukumva ko nabo hagati aho ngaho n'amahanga yabareba ukundi, bari kwitambika impunzi zanze. Abo rero bari gushaka kuvanwa aho ngaho bari kubyakira neza se bo ubwabo ubundi cyangwa bari gucyurwa nta gahato nawe yababwira rwose ko nta gahato. Nohereje imodoka ubu mukomeze mupira umwe twohereje imodoka mutuye mu bwanyu, abariyo bameze neza tuzabacunga kuko ducunga abandi. Urumva n'abandi babyumvishe bagera bafite umunezero baririmba, nubwo bari bapfushije ariko bagiye baririmba banezerewe ngaho bishimye. Abacishije mbere baragiye, ariko abanyuma babangiye kubatesha umutwe, ariko banari kugenda ku gahato kuko imodoka turuma ntabwo ari kuzana imodoka ngo zigeze muri Goma ndani, ahubwo zigeza ahantu uyobora, ubona ko nta kibazo bahura nacyo. Ubundi ikabagenda ikabacyura. Yego, iri kubacyura gutyo kabisa. Ubwo twavuga ko ari abamaze kuhava, bamaze kugera mu byabo bagiye. Hanyuma rero ubwo amakuru wenda ufite bari kuva aho ngaho imugunga berekeza mu bihe bice muri ze teritwari? Bari kuva imugunga hafi ya bose, benshi ni abanyamasisi na za Sake kugenduka za Mushaki, bose bari gusubira iwabo nta kibazo. Iriya nkambi ya hano haruguru Kanyarucinya n'abamweza iruguru ya za Kibumba nabo bose bazamutse. Na Kanyarucinya sari icyo gikorwa cyo kuhabavana si mu rwego Kanyarucinya iyo modoka aho bayishyize Kanyarucinya ni hari Kibumba. Abaja iriya mugunga imodoka bazishyize ariya umanuka ari ahantu abaje amasisi bafatira za moto, bafatira amamodoka, niho bahagaze, niho bari kuzifatira nabo. Yego, ziriya nkambi zose ziri gusenyuka. Hanyuma rero ibyo bikorwa ubwo bihagarikiwe n'abandi, biri kuyoborwa bite?
ibikorwa rero kuko urumva kwinjira muriya mu nkambi urumva ko emebezo ntabwo yakwinjira muri Goma ariko kubera ababa bafite abantu bababwiye rimwe gusa batanga itangazo bahere ko bazinga ibyangushye yego hanyuma rero ubwo watubwira ko muri weekend aho ngaho mu byari byifashe bite mbere yuko M23 ifatiye icyemezo cyo kubacyura cyangwa se kubakura ngo mu nkambi ya Mugunga watubwiraga ko mu minsi ishize hari hatangiye kuba imyigaragambyo ariko kandi leta ikagerageza kuyiburizamo byari byifashe bite muri weekend ubwo aho ngaho igoma urabona nyine gutangira guhaguruka bagenda bo babonaga ko ari imigaryo ko batakurikiza ibyo remezo tuvuze ariko bashatse kubakumira baranga urumva niba umuntu ari banga arataha ari gutaha atasubiriwe ntabwo wamwitambika kumwitambika nabwo murashe urumva ko isi yose nayo iri kureba bo abihoreye babihoreye ngaho mu nkambi nta kunyuranya cyangwa se impande zaba zihanganye wenda ngo bamwe bagaragaza uko bari gushyigikira leta cyangwa abandi bashyigikiye M23 oya nta kunyurana barahuje bose kuva bakoze kiriya kibomberega bose bashyize hamwe ntabwo bose ntawe uri kumva leta bose ntawe uri kumva leta kuko urabona rwose telefone itumanaho byarateye urumva ko bakurana bari aho MBT uyobora ati twe tumeze neza urumva nabo niba bari guteseka urumva nta byo kurya ntaki ati reka dushobore tugende dusubire iyo twavuye ntabwo basubiranamo barahuza cyane kuko bari kubona leta iri kubica yego nta bindi bikorwa by'imyigaragambyo byongeye kuba nyuma y'ibyabaga mu minsi ishize oya kuva bamaze gushyiraho iriya babonye ko batashe cy'uko ubundi M23 iri no gutsinda byanze bikunze kuko ari bacyuye nta bindi imyigaragambyo nta mwanya babonye imyigaragambyo ni uguhambira ibyabo bagenda ubwo imyigaragambyo bari kubikora nuko bakomeje kubitambika yego hanyuma rero wenda twanakubitira no mu makuru avugwa ku mirwano ikomeje guhanganisha igisirikare cya leta ya Kongo n'abari kugifasha abasadek abarundi abazalendo FDLR n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye na sadek aho bahanganye na M23 ubu noneho byifashe bite bushize ko bari bamaze kurenga za Rubaya barenze za Ngungu bamanutse barenze za Gasake nkuko bagenda guhitubwira nyine makuru yaragezweho mu minsi ishize uvuga uti ahubwo bari kumanuka berekeza na za Minova n'ahandi ubu bimeze bite urugamba rugeze he noneho urebye urugamba ruri kuva muri Masisi ahubwo ruri kuva muri Nord Kivu ruri kwerekeza muri Sud Kivu ubu niho ruri guhanganira yego urabona hariya nyine Numbi urumva ko buriya tugeze Numbi muri Sud Kivu aho bakubitaniye akanya gakeya bariruka mbese hariya niho imeze ziri kugenda isa n'iri gushorera bakunda umuntu ashorera inka yagiye yabashoreye ubu irabambutse ubu farumasi ahantu ihagarariye ni naho bita Nyabibwe ubwo ni muri Masisi naho reka Nyabibwe ni muri Sud Kivu ubwo ni tari muri Sud Kivu muri Sud Kivu ubwo rero banyarukiyeyo basanga abahungu bagenzeyo barabakubita ubu batesheje imitwe ndetse babuze iyo bava niyo bajya yabarasiyeyo ku buryo n'intwaro kuri antene bagiye haruguru antene yaho basanga abahungu bari tayari n'intwaro bari bamaze kwesitara barabareka bazibajyazigaza aho kuri antene yaho hameze gute ni agasozi kwa kundi bajya bashyira antene bakazishyira ahantu h'agasozi yego aho ngaho niho barwaniye gakeya ariko bitari bya bindi bikabije bari gukozaho bakiyirukira ahandi rero
ni hariya za Bitonga wumvishe hari umurundi umeze nabi. Yego. N'umuzarendo ariko babakubise kuko kugira bavuze ko ari na majoro wapfuye na mugenzi we nuko batari bavuga amazina ye w'umurundi. Wewe mu Barundi? Abandi baracika bambuka bajya za kare n'ubundi nabo bajyaye za Bukavu. Aho rero ni Bitonga niyo Bitonga hari kubera Bitonga bya izina byara ntabwo wapfa kubimenya. Niba bigoye. Niyo mpamvu mpamvu kwigengesera nyamuneka ntavuga nabi. Ubwo rero Bitonga kumva isa niri mu rubavu rwa Minova. Ubwo bakaba bazamutse bafata umusozi wa Karungo. Hariya rero niho bunamiye neza hariya Minova. Ubwo uvuga ko Minova n'aka kanya numvishe ko batangiye koherezayo amakompra. N'aka kanya wakumva ngo rambikanye nangwa barayihunze kuko aho ngaho niho bambishe babokeje abarundi batwika imbunda za musada zose bari bafite. Yego. Pardon. Rekomba. Yego. Wewe turagiye kwagerisanga batwitse bakuyeho. Cyo bikorera bakuyeho igifaru. Bacitse. Yabakuyeho igifaru na izindi zo bazitwitse. Yasanye igifaru. Yakibatse. Ariko izindi zo bazitwitse imbunda za musada zose. Bazitwitse bo bwawo. Babonye ko ari kuzirukankana babona bitashoboka kandi nta modoka bari gukoresha ari ugenda bashakisha ubundi yapanya barazitwika. Ubwo rero aho ngaho Ibitonga byumvikana ko ibintu bitoroshye naho ejo bundi baraharwani M23 irabirukana. Ubwo bisa naho bongeye gusa kuza kongera kwihagararaho nanone cyangwa kugira ngo ariko bahabo hose. Hariya ho bari basa n'abihagazeho kuko ukuntu M23 yibahima urumva ejo bundi baraharwaniye. Iyo baharwaniye igera nyuma ikebereka ko yahavuye ikigira mu misozi. Yego. Bamara kwiyestaratira neza baharaye ikambika bakubita. Niba bakubita ukumva ngo yakuyeho umwanda. Kubera kubatungura ni gutyo. Iyo batungura rega babarusha ubwinshi. Rero ukumva umuntu kurusha imbaraga y'umwubikiye ugakubita burya kwa bakureshe babigoye. Nabone ko bajya bafata rero nta kindi. Ubwo rero byumvikana ko nangaho bisa naho ariko byagenze mu gihe bari bazi ko M23 idahari yabaturutse inyuma batungura. Yabatungura bakubita rwose. Ariko abari hirya imbunda barazikongeza nuko. Yego. Ubwo rero ndiye Minova byanze bikunze Minova yo barayibavana mu kandi bamara kubavana hariya Minova birabirangiye. Yego. Birabirangiye burebye nagomira aba yafashwe kuko ntaho gutabara turutse itena kuri ya Burundi ntaho gutabara turutse Bukavu kuko ikigo kiraba cyafunzwe birabirangiye. Urumva arabasigaye ikirere nyine indege arabasigaye nta n'ikindi kwaza kiriwe gisigaye kireka ruturutse mu Rwanda. Kugeza muri aya masaha urumva M23 yabirukanye ahenshi bagendaga barwana cyangwa se basheringa wa mugani batera baturutse yagiye ibirukana ibigiza kugeza ubu nta masaha ari guturuka mu ruhande rwa FARDC n'abari kuyifasha mu kugaragaza yuko bashaka kwihimura cyangwa se gusubiza inyuma M23. Urabona ahantu yabashoboreye ubu yamaze gutreringa abapolisi benshi cyane. Yego. Aho iri kuva ari naho ngaho uri kumva za Karungo yamaze kwageza abapolisi. Umupolisi nugira ni nka mupolisi hari abakongo Katanyama ni babandi nabo baba baratraininzwe kabisa pana kubakira y'ukwezi kumwe amezi abiri. Yego.
ukumva rero nta hantu bari bwongere guhera bwa butasi bwo hirya no hino ya ibishoboka yego. Hanyuma iki kintu ubundi cyo kugira igipolisi ku mutwe w'inyeshyamba rwo kimenyerewe aho ngaho mu mitwe yitwara gisirikare cyangwa se imitwe tusanzwe irwanira aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubona umutwe w'inyeshyamba ugira igipolisi birasanzwe. Ariko se bwana munyamakuru nawe kubizi kumva umutwe w'inyeshyamba utreninga polisi umwaka wose, polisi ikaba itangiye akazi bakaba bashyizeho abayobozi bose mu nzego zo hasi n'izo hejuru uri kumva zikiri inyeshyamba. Nyine nanjye nicyo biri kuntera ururiro, urumva wenda reka nanabihuza. Hari umugabo umwe sinzi niba wenda wabyumvise ariko ni amakuru nyine yavuzwe n'ubutumwa nanabwiyumviye nyine ibyatangajwe no mu bishop ahagarariye itorero ryitwa Shekina, niwe urihagarariye ku isi ariko nyine kandi no mu Kongomani nyine no mu Nyamurenge no aho ngaho, akavuga ati rero igihe kirageze ngo abana bacu babohore abanyekongo, babohore abicwa, babohore abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeza kugenda bagirirwa nabi. Ati akavuga ko ari guhanura yuko Kivu igiye kuba leta ukwayo, ubwo n'uvuga Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru, avuga ati rero bigizwemo uruhare na M23 hanini. Wowe ibi bintu urabyumva ute, nawe ubibona ute? Yewe nibyo nakubwiye, mvuka Kongo nahakuriye rwose icyo mbona yuko Kongo noro Kivu yamaze kwibohora na Sud Kivu byarangiye. Kuko nk'ubu itangazo M23 yatanze yahaye leta amasaha 72 ko bari abazarendo interahamwe bose ziriya ntwaro baduvana muri Goma muri Kivu bakareba iyo berekeza. Yego. Aya masaha nashira ati twebwe dufite akantu turi bwikoresha turahita bakora akantu. None rero uyu munsi dutegereje ako kantu rero abareba kure Ndendura yicumye aho yariri. Yego. Yicumye yari ifite 20 km ugera agoma, none burani 8 km ngaho 8 km kumuzirikana ugiye umuzagiye undi wahari uri mu gihugu uri mu ntara. Bivuze ngo none isaha ko kantu kaba koko kaba amasase ari Igoma yavutse n'injoro abantu bose barakangarana ngo ninjiye. Urukumva? Yego. Gukangarana rero twaje kubimenya ko ari lete FARDC na bari FDLR nibo bashyizeho nk'abantu bakuru bo kuyobora. Yego. Ubwo rero ati ntabwo tuzakomandingwa n'inyeshyamba. Bararasana. Ubwo ntabwo twamenya abapfuyemo ariko barasanye muri iri joro. Urukumva? Ubwo rero nibwo bwoba bwose. Hari ubwoba ko isaha n'isaha yagera kuko niba mugani igeze mu birometero 8 arumva n'ibindi bindi. Ikisaha n'isaha byo turategereje tu ni ibintu betubona ko urugamba yamaze kurutsinda nta nicyo bashoboye bari.